ni ijambo benshi batakwishimira kumva, ni igikorwa benshi bahungira kure kuko bigoye kubyumva ndetse biranajyana mu matwi. Ubundi kubabara birasanzwe, niyo mpamvu abantu bitoza guhora bashaka icyabashimisha mu buzima no mu mibereho yabo yose. Ku ruhande rumwe ni byiza kwishima, ariko ku rundi ruhande ni bibi kubabara, noneho bikaba akarusho kubabara ku munsi w'ubukwe bwawe. Wa munsi umwe rukumbi mu minsi 3 yo kubaho kwa muntu yizihiza ahari ni nyuma yo kuvuka no gupfa. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umukobwa wabaye umupfakazi ku munsi we w'ubukwe. Nitwa na Cretine Ntirushwa, mbahaye ikaze. Mu gihugu cy'Uburusiya mu mujyi wa Moscow, iyi ni inkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bayihaye umutwe cyangwa titiri igira iti umugeni yapfakaye ku munsi w'ubukwe bwe. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda, dore ko uyu mukobwa amarira n'agahinda byamubanye byinshi, akaba yibaza uko azabaho atari kumwe n'umugabo we. Christina ni urugero rw'umukobwa uzabara inkuru y'akababaro gakomeye ko kuvutswa ibyishimo ugeze neza ku marembo yabyo. Uyu akaba yagizwe umupfakazi ku munsi w'ubukwe bwe n'abagabo baturutse ku mpande zitandukanye bari bitabiriye ubukwe bwabo, bakaba bari batumiwe n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa ukiri muto yahuye n'uruva gusenya ubwo babiri mu bari batashye ubukwe bwe barasaga umugabo we agasigara mu marira, aho yagaragaye ari kurira agira ati ni gute nzabaho tutari kumwe. Aha yavugaga umugabo we wari umaze kuraswa. Uyu mugore uzwi ku izina rya Christina yabonye ibyiza by'urukundo mu kanya gato, kuko uwo bari bagiye kurushinga yiciwe mu bukwe bwabo, nuko aho kujya kwa buki ahubwo yerekeza mu irimbi gushyingura. Amashusho yashyizwe hanze yagaragaje aba bagabo bombi barashe uyu nyakwigendera bari kubyinira mu kabyiniro ko mu gace kitwa Vurasovo ko mu mujyi wa Moscow ho mu Burusiya. Aba bombi n'abashyitsi babo barimo kubyina bakanyuzamo bagahoberana, mu gihe inyuma haturitswaga ibishashi hanacurangwa indirimbo. Ku munsi wa kabiri w'ubukwe bw'aba bantu nibwo havutse imvururu zatumye umugabo w'uyu mugore witwa Radu Korodinianu w'imyaka 34 n'umuvandimwe we Philippe Korodinianu w'imyaka 36 baraswa bahita bapfira imbere y'uyu mugore. Amakuru avuga ko aba bombi barashwe barapfa ubwo bashwanaga na bamwe mu batumirwa babo bakekwagaho ubwicanyi n'abo bavukana. Gushwana kw'aba bavandimwe kwarenze igipimo, bahita batangira kurasana. Ikinyamakuru Life cyo mu gihugu cy'Uburusiya cyavuze ko abakekwa bivugwa ko bari abashyitsi bo ku ruhande rw'umukobwa bahise batabwa muri yombi na polisi ku munsi ukurikiyeho. Uyu mugeni wiciwe umugabo yanditse kuri Instagram ye agira ati ni gute nzabaho ntagufite mugabo nkunda, nzahora ndi umugore wawe, ndagusezeranya uzahora uri uwa mbere, tuzahorana iteka. Ntabwo ibintu nk'ibi byoroshye, ariko nanone si iherezo ry'ubuzima. Iyo unyuze mu bikomeye ntibikwice, uvamo uri umuntu ukomeye kandi ntiwakomera utakomeretse. Nitwa na Cretine Ntirushwa, mugire amahoro y'Imana.